ugeragije neza bose mbona se kubona waka uramunute waka mu mikaro umeze neza uyu munsi twagera ushaka kubona aho tutareba naho ari gutya hasi asohokeye muri mu minsi mikuru njyewe naganira mu minsi mikuru nari ndi kumwe n'abana ahantu nigeze njya wenda navuga ngo ndasohotse uretse wenda nko kuri bonane nibwo twagiye muri famiye ariko ubundi iminsi mikuru twayihariye urugo mbere namwe muri uzi iminsi mikuru igihe ziziye imigope twashize ibyumweru bibiri byose hasize ibyumweru bibiri kuko urumva ni bibiri hafi bitatu twaratinze cyane tubabarire Yesu Kristo ko mfashe nka marayika se ndimo ndagerageza kuba agakobwa ndaba yobu shawe uri muri iyi si ntabwo yewe yajyayo niwe wagemeje udapfuye oya Enoke. Enoke ahubwo yobu yari ari mu bigeragezo byinshi cyane shabanza yobu yihanganye atari muri ino muri iyi si yari ari muri iyi si turimo muri iyi si none yari nirenziye wenda oya none ibi nibyo none si ibintu byabaye kuri yobu nta muntu birabaho muri iyi si mu iyi si turimo biriya bigeragezo bya yobu nta muntu urabigeze nawe ugapfusha abana nakamuvuze hano ariko arahari apfusha abana agapfusha buri kintu cyose agasigara Buri ari kimwe akarwara n'ibibembe sha nawe nibutsa ko ibyo ngibyo ntazi ko byamubayeho yarwaye n'ibibembe ariko akishimisha urujyo akambara ibigunira